gufata icyo cyemezo rero byari biri mu nzira z'uko mu kwezi gutaha nzamurika undi mwana. No kuvuga ko uko Moshions ikura yagiye ikura no mu bumenyi no kwagura urukundo n'impano. Nafite abantu twatangiranye dukura bagakura ari famiye kugeza n'ubu dukorana, abo ni famiye yanjye. Hakazamo abandi abashaka kunyigiraho, bose bagenda biga noneho bagafata wa muco turi gukora bakawugira uwabo, nabo bumva ko bagomba gusangiza ibyo bavoma hano n'abandi. Bigenda bikura gutyo. Ni muri urwo rwego rero muri uku kwezi kwa 12 tuzashyira hanze indi brand n'impamvu nanditse mvuga ko neguye nuko iyo nzira nyine nanyuzemo ibyo yampaye nshaka kubisangiza abandi. Nshaka kubisangiza abandi atari kubibasangiza gusa, ahubwo nkabibegurira bikaba ibyabo kugira ngo nabo turebe icyo bazabibyaza. Ni muri urwo rwego rero tunabinyujije mu cyo twita kwanda, kugira ngo negura kuri uwo mwanya wo kudesigning imyenda y'abagore n'abagabo. Nagira ngo mfate undi mu designer, abandi bahanzi tumaze iminsi dukorana, noneho bafata uwo mwanya nabo wo kudesigninga iyo myenda y'abagore n'abagabo. Noneho njyewe nagiye ku mwanya wo kudesigninga ya myenda nita couture izabiri ya Moshions gusa. Couture ni imyenda y'ikitegererezo izabihagarariye iyindi myenda yose iri muri Moshions no muri Kwanda season 1 muri izo kampani ebyiri. Ni imyenda mike, imyenda ihenze cyane. Noneho ya myenda y'abagore n'abagabo izagisangwa muri cya gisate n'ubundi duhaye ubuzima tweguriye abo twakoranye, kirimo abisanga ari abagore, abisanga ari abagabo. Cyane ko ari byo mu Rwanda tunamenyereye, ni nawo muco, umugore n'umugore, umugabo n'umugabo, ni uko bimeze. Rero ndavuga nti ko dushaka gusigasira uyu muco w'u Rwanda n'abanyarwanda n'uburyo bisangamo ubwabo, kandi njyewe nkaba naramenye ibirengeze kurushaho. Ndumva njyewe nisanga mu kwasosiya na babandi bari mu yindi si, niko navuga, bari mu yindi si itari u Rwanda. Mu yindi si itari u Rwanda ni ukuvuga ibindi bihugu byose byo ku isi ukuye mu Rwanda. Nuko rero navuye kuri uwo mwanya nafunguye n'indi company yitwa Kwanda Season, izajya yerekana ubwo buryo izajya yerekana. Noneho ntabwo izajya yerekana abagore n'abagabo gusa, izajya yerekana abagore n'abagabo, yerekane n'uburyo njyewe navumbuye icyo cyiciro kindi kije mu bantu. So bizaba bifite ibyiciro bitatu. Hari designing imyenda y'abagore n'abagabo n'abadesigning ya indi ya unisex. Ubwo Moshions yavuye ku mugore n'umugabo, ifata wa mugore n'umugabo nanone irabavanga ivanamo indi produit. Urumva usanzwe ufite company yitwa Moshions, washinze n'indi yitwa Kwanda. Izi company zombi zirakorana zite? Uburyo zirakorana rero, Moshions navuga ko Kwanda irajya iterwa imbaraga cyangwa se irajya ihabwa igitoro na Moshions. Ibyo tugiye kujya experimentinga, dukoraho ubushakashatsi, turajya tubisangiza Kwanda. No kuvuga ngo hano i Kigali haraba hari Kwanda Season, ifite imyenda y'abagore isanzwe ari y'abantu bamenyereye kuri Moshions, ni yaturutse kuri Moshions. Muri Moshions wari wo wanjyewe nyine ufite iyo mvange, ariko ushaka kugurwa hano niyo ngiye raba kuri Kwanda i Kigali. Guhera ku itariki 3 aho dusanzwe dukorera kuri Moshions hazaba ari Kwanda Season, hasi no hejuru harimo n'abantu basanzwe bakoramo, ariko ari muri Kwanda Season. Umwenda uri bukorerwemo uri busoko kuri Kwanda Season. Moshions umwenda uri buzakorerwa ukasoka ufite label yanditseho Moshions, akakantu k'inyuma kanditseho Moshions. Uwo mwenda uzajya ubuturutse mu Birunga iri Burera mu majyaruguru, kuko ariho tugiye gushyira iyo atelier y'ubushakashatsi no gukora ya myenda mikeya y'ikitegererezo yehereza andi mashusho Kwanda. Icyo rwose nanahumuriza abanyarwanda, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. N'ibipapuro byanjye ndacyabifite bya Moshions n'amashares. Ubu tuvugana nonaha Moshions iri mu maboko yanjye nk'umunyarwanda, iracyari yanjye 100%. No kuvugana nabyanditse ko ndi CEO, no kuvuga ni njye ufata icyemezo icyo cyose kuri Moshions.
nubwo nyuma ashaka kuyegurira ibidukikije mu guseporta ibidukikije za recherche dushobora gusanga hano ya makara dukuramo ya makurere dukura mu bimera ya tisi tuvana mu bimera n'ibiki nshaka kwizo recherche Moshions izajya ikora ubwo bushakashatsi izahinduka ikigo kinini kigiye gutangira gushyiramo izindi mbaraga no kuvuga kigiye gutangira gushyiramo shares mu buryo bw'icungamari niko nabivuga Moshions ubu nibwo igiye gufunguka ku bantu bashaka gushyiramo imbaraga zabo kugura nk'uko wari ubivuze kugura imigabane ariko biracyari imigabane 100% ubu ngubu tuvugana iracyari yanjye ni imigabane yanjye ni company yanjye ariko noneho kuko nagize iyo consciousness nta mugabane n'umwe uzagurishwa ahubwo imigabane izatangwa ku buntu ihabwe ibigo bya leta bisigasira umuco bikora bishinzwe ubushakashatsi muri ibyo ngibyo nakozeho ubushakashatsi kugira ngo byinjire mu bushakashatsi bwo gutegura amafiber amakureri ibintu byose byafasha supply chain gukora umwenda w'umwimerere uvuye mu Rwanda nta shares nimwe izagurishwa mu buryo bw'amafaranga naba izatanga kuri institutions ubwo hari institutions zibifite mu nshingano za recherche zikomoka ku bihingwa no ku bimera no ku nyamaswa icyo nzakora nugufatanya nayo kuzana rwiyemeza mirimo cyangwa se zanararibonye namenyeye mu Butaliyani cyane bakora ama fibers abampaye amakurere yo abanyigishije uburyo nkora amakurere mu myenda n'abanyigishije uburyo mvanga isuti n'umushanana kugira ngo bazane ubumenyi hano natwe noneho turebye twakuramo ariko bikorewe hano noneho 100% ya made in Rwanda 100% tuvuga ngo itisi yavuye mu Bushinwa ngo yavuye he byose kuva ku rudodo kwigweja kuzamura bijye bikorerwa hano nicyo Moshions na izaba donated 50% ibe mu maboko y'u Rwanda u Rwanda rugire brand y'umwimerere mu gukora imyenda ariko atari kuyidoda gusa